Isaha ine zirageze umwanya w'akaruhuko ko gukina ku banyeshuri. Umuyusenge Jean Pierre w'imyaka 38 nabasohotse mu ishuri ari kumwe na bagenzi be bigana mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza mu kigo cy'ishuri cya Umucyo School giherereye mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo. Umuyusenge Jean Pierre arakina na bagenzi be bigana bari mu kigero cy'imyaka ingana neza n'iy'abana be yibyariye kuko imfura ye ifite imyaka 10. Uretse kuba yambaye impuzankano isa n'iya bagenzi be, biragoye kumubona bwa mbere ku ishuri ngo uhite utekereza rimwe ko Umuyusenge Jean Pierre bakunze kwita Mensier ari umunyeshuri koko. Mu kibuga arakina na bagenzi be bigana ariko mu myaka arabarusha hagati y'imyaka 30 na 28. Akaruhuko ko gukina kararangiye. Umuyusenge Jean Pierre na bagenzi be 17 bigana basubiye mu ishuri. Umuyusenge yicara ku ntebe y'inyuma mu ishuri. Birashoboka ko agize uwo yicara imbere mu bo bigana yamukingiriza. Mwarimu w'isomo ry'icyongereza arinjiye. Umuyusenge na bagenzi be bahagurukiye rimwe baramusuhuza mu cyubahiro gisanzwe gihabwa umwarimu mu ishuri. Umuyusenge aragira uruhare mu isomo aho mwarimu abajije aragaragaza umuhate mu gusubiza. Nyuma y'isomo uyu munyeshuri uruta kure bagenzi be yatubwiye impamvu nyamukuru yatumye afata umwanzuro wo gusubira mu ishuri nyuma y'imyaka 20 arivuyemo kubera ubushobozi bw'umuryango, nubwo hari impamvu zirenze yagiye kutubwira. Bagenzi be ndavuga abanyeshuri bigana nabo batunguwe no kubona bigana n'umuntu mukuru, ndetse hari abari bazi ko ari mwarimu wabo. Icyakora bamukundira uburyo abafasha mu kiruhuko gusubiramo amasomo no kubakebura igihe batanye. Niyo nshuti Marika w'imyaka 10 na Sano Mugisha Hussein w'imyaka 8 na abanyeshuri bayobora abandi mu ishuri Umuyusenge yigamo, ubwo nawe baramuyobora. Naho nayishimira Mugisha Agape Peace yicarana ku meza amwe na Umuyusenge mu ishuri. Ndamubaza ati umunyeshuri, arambwira ati ko n'umwisho nshaka guseka cyane kuko nari ko abantu biyara abantu bafite imyaka mitoya, nari ko wenda ari nk'umutisha batuzaniye akidufasha gusubiramo amasomo no gukora umwaka. Twaravuga ati sura umuntu ureshya kuri yariga tumufata nka papa wacu. Mu myaka hafi 2 amaze yiga mu mashuri abanza kandi akuze, bwana Umuyusenge Jean Pierre aracyahura n'abamuca intege bamubwira ko ibyo arimo ari ugutigiye. Amazina ni Umuyusenge Jean Pierre, kavukire ni mu karere ka Huye. Naje Kigali muri 2002. Ntangira nkora akazi ko mu rugo, nkakora imyaka igeze muri 3-4. Icyo nzirikana n'ukuntu nakoze akazi ahantu amezi 3 bampemba 2,000, bivuze ngo ku kwezi buriya ni nka 640 naba narakoreraga. Nkomerezeho cyangwa mpite nigira mu ishuri? Nkomerezeho gatoya. Maze imyaka, uyu n'umwaka wa kabiri. Ubundi natangiye 2019, muzi ko corona yatangiye yaje isanga abana twariteguraga gukora ikizamini. Natangiye 2019. Ubwo urumva kugeza uyu munsi imyaka igiye kuba 3. Ariko nahereye mu wa kabiri, ubundi mu wa gatatu. Mpera mu wa kabiri kubera ko ubundi nari narizeho. 2002 naje Kigali, ariko muri 2000 ubundi narigaga ngarukira mu wa gatatu. Icyo gihe niga iwacu mu cyari yo ngiyo. Icyatumye nkenera kuza gusubira ku ishuri nuko narebye ibintu twigaga icyo gihe, ndeba nibyo abo bari kwiga, sanga harimo intera ndende cyane umuntu atakambuka. Ubundi kandi nkagira abana banje bazanaga amahomework bikananira kubafasha kuyakosora, kubafasha gukora homework. Usibye ko atari yo mpamvu nyirizina ubundi yatumye njya ku ishuri, kuko byari bisanzwe ari inzozi zanjye. Ni impamvu ebyiri nyirizina zikomeye zatumye nsubira mu ishuri. Mbere hose nari mfite inzozi zo kuzasubira ku ishuri. Nkagira inzozi ebyiri, impamvu nyirizina rero nuko namye ngambirira kuzakora ikigo cy'amashuri. Nkumva rero ntabwo nzakora ikigo cy'amashuri ntarize. Nkatekereza ko nindamuka mbikoze niyo nshobora kuzahuriramo n'imbogamizi. Kuzafata umuntu nkamuha akazi ngo nambere diregiteri, nkibaza akayabo k'amafaranga icyo gihe, ndetse aho agaciro k'amafaranga kazaba kageze, amafaranga nazajya muhemba, nareba buryo cy'abantu barimo bakora uyu munsi agaciro k'amafaranga bahembwa, nkasanga ndamutse ngiye ubwanjye mbikoze ibyo bintu narabyize nkaba diregiteri w'ikigo cyanjye aho kujya kwangaje abakozi, nkasanga nakunguka byamfasha gutera imbere vuba. For example, nkatekereza ngo nk'amafaranga nakagiye mpa diregiteri ukwezi kumwe, amezi 2, amezi 3, mbaye mfite ahantu hanjye nkorera, hari amafaranga yamfasha kongeraho icyumba cy'ishuri.
iyo ni impamvu nyirizina ikomeye yatumye ubundi nsubira ku ishuri nuko mfite inzozi ngewe zo kuzakora ikigo cy'amashuri kubera ko nkunda uburezi, nkunda abana, ngira impano zo kusabana n'abana, zo kubana n'abana, niyumvamo abana, niyumvamo uburezi. Ni impamvu rero ikomeye cyane kuza kugaruka ku ishuri. Impamvu ya kabiri, nakoze akazi ko mu rugo nabibabwiye, ndangije n'akazi ko mu rugo nacuruje ubunyobwa, nabayeho kanyabunyobwa, mba kanyamagi, nkamenya kubikora neza. Abantu nkagenda nkabasapurayinga, nkabaha abo mpaye bakanyishyura, abandi ntibanyishyure, nkaburamo n'ibibazo bakankubita. Kugeza uyu munsi urwo rugendo rwo kuva 2002 eba niyo wanahera mbere yaho, kugeza uyu munsi namye ngaya ikintu namye mbona ku bantu hafi ya bose ko nagiye nkoresha imbaraga y'abantu nakoze mu kazi ko mu rugo, yaba no mu muryango iwanjye. Nagiye nkoresha imbaraga y'umubiri wanjye ugatemba ibyunzwe, ariko nkagira shoke yo mu mutima yo kubera iki abantu batabona ibyiza tuba twakoze. Iteka ugasanga nimba wakoze ibintu 3, 4, 5 byiza, ukabona abantu baritaye kuri kimwe wishe cyonyine, ukabaho imyaka yose nta muntu wakubwira ati very good, nka gutyo bonye mu ishuri wumvise ukuntu ticara arimo avuga very good, bravo bravo. Rero kano kantu kamye ari n'igikomere muri ngewe, kubona abantu batajya ba felicite umuntu yuko ko yakoze neza. Ariko buri iyo ndi mu ishuri, kimwe mu bintu bimfasha binjyohera rwose ko mu buzima nkunda guhatana, ushyize umurimo hariya tukawuhatanira tugakotana, banifuza kuba uwa mbere muri uwo murimo. Rero hano biranyohera ko iyo nkoze neza, cyane cyane nkuzuza, nimba ari isomo baduhaye nkuzuza, hari ibintu kereka ndebye nko hari baduha ama very good ndazikunda. Rero nkumva ndishimye, ziranyohera cyane. Nuwango hano iyo wakoze neza baragushima, wanakora nabi bakakugaya, ariko bo ntago batunzwe no kugaya gusa nkuko hanze y'ishuri usanga biba bimeze. Izo mpamvu zikomeye zatumye ugira inyota. Ubwo mvuze impamvu ebyiri, ariko izihatse yose akaba ari iyo ngiyo yuko nshaka kuzaba delegiteri, kuko mbona nabivuze impamvu ikomeye niyo ngiyo yo kuzayishinga ikigo cy'amashuri nkabikora narize. Ndatekereza ninkora ikigo cy'amashuri ntarize, uyu mugabo nkamuha akazi, uriya mugore nkamuha akazi, umwe akaba delegiteri, undi akaba sekreteri, tibaza kino kigo nzajya amenya ibyinjiye n'ibyasohotse, ibintu ntafite amakuru na makeya. Ejo se nikibona umuterankunga, biko ejo nshobora kuzabona gishobora kubona abaterankunga, ejo nihaza abaterankunga, aba bantu nahaye akazi barimo barakora ibintu bazi ngiye ntago mbizi, abantu ntibazandeturuna, nkasanga nibyo nitaga umushinga, nkasanga babinkuyemo nasohotsemo iyo mibare niyo nagiye nko. Urateganya kugeza hehe wiga? Kwiga ubu ndiga mu wa 3, ubu turi mu gihembwe cya 2. Ndateganya kwiga segonderi, mpagarare gatoya kuri segonderi. Ejo bundi mu wa 6 ni dusoza n'aba bavandimwe bagenzi banjye njya mbibabwira, ndimo ndiga, ariko mu mutwe nanatekereza ko dufite ikizamini national cyo gusoza umwaka w'amashuri abanza mu wa 6. Ndifuza ko, urabona ko naje kwiga nkuze, hariho aba mama nasize inyuma bakuze, hariho aba papa nasize inyuma bakuze, n'urubyiruko rukuze bashobora kuba bafite complex zo kwiga, ariko ndumva nshaka kuba nakora ikintu cyiza kandi Imana izabimfashemo. Ejo bundi nkisanga nabaye nk'uwa mbere ku rwego rw'igihugu cyangwa nabaye wa 2. Mu yandi magambo ndatekereza ngo kuki kuba uwa mbere bitakunda, abantu bakanca intege bati dekareka ntibyakunda ku mpamvu zinizi bakarazinyereka. Nkavuga none se niba kuba uwa mbere ku rwego rw'igihugu bitakunda, nibura ku rwego rw'intara ntibyakunda, naho bakanyereka uburyo bikomeye. Nkavuga urateganya nacyumvise ikibazo cyawe, ntabwo nakibagiwe. Ngo nibura naringize ngo nkubwire yuko ko nk'iki kizamini kitutegereje hano imbere cy'umwaka wa 6, nibura umwanya wa nyuma nifuzamo ari nk'umwanya wa 3, nkagira nk'akarere uzi ko dufite uturere 30 rw'igihugu cyacu, nibura bakazavuga batamanota mensiye yabonye, hariho akarere kabuze umwana n'umwe uyafite, nkagenda nkahagararira ko karere, nkavuga nako karere ubwo ninjye ukayoboye, ninjye wagize amanota menshi. So umusubize rero icyo wari wambajije, ndashaka kwiga primaire nkayirangiza, nkiga segonderi nkayirangiza, nkiga kaminuza n'imyaka 3, mba numva byaroroshye. Ndateganya narabanje mbara imyaka 15 ko ariyo ngomba gukoresha. Rero ubwo nziga na kaminuza nyike, intege kunci intege nta gihari nkabyo. Nabugingo n'ubu urumva ko maze imyaka 2 irenga ndi ku ntebe y'ishuri, ariko nabugingo n'ubu abantu barakensisita ibintu ndimo, nabuze ubwenge, hari ibindi bintu nakabaye nkora, hari ibindi bintu bakampingero ngo urabona abantu barakize ngo kandi ntabwo bize. Nkababwira ariko bari abantu bakize kandi
batarize, buriya baba barize, buriya bukungu bwabo bwari kuba buri ku rwego rurenze urwo buriho uyu munsi. Imbogamizi rero mpura nazo, abantu bambwira yuko atari byo bintu nakabaye ndimo, ndetse bakashaka n'amazina y'udutazirano banyongereraho, Shombe, urumva nabuze ubwenge, urumva ko baba bavuze ikindi kintu iyo bambwiye ngo nabuze ubwenge, umuntu agahita akubwira ati we nta n'ikintu twavugana, koko umuntu nkawe w'umugabo ukabona agize atya umuntu nkawe w'umugabo. Ariko kubera ko nyine mfite ya ntego batazi, niyo wanayibaganiriza badashobora no kumva, kuko nayo bakwereka imbogamizi uzahura nazo, ngewe ndakomeje, ntabwo njya ncibwa intege n'izo mbogamizi zaba. Imbogamizi ya kabiri rero nuko yenda nishobora kurebana n'ubushobozi, nize ebyiri zonyine. Abantu benshi ndatekereza ko babanza kureba ngo abazabyumva, nicyo gica abantu intege. Babanza kureba ngo ese ngo abana mbyaye nakwigana nabo, babanza kureba ngo abantu bazagira ngo iki. Aka kantu ngewe nakizeho, nsanga abantu bisobanuye ko babayeho uko abandi bantu barimo bashaka ko babaho. Nimba uvuga ngo sinakora ibi ngo abantu batagira ngo iki, kandi umutima wawe wumva wakabikoze, nwangu ugiye gukora ibyo abantu bashaka aho kugira ngo wowe ukore ibyo ushaka. Icyo kintu uwo mugozi abantu bakabanje bakawuca. Icya kabiri, sinzi igihe uherukira mu ishuri, sinzi nimba hariho nk'abantu baba wibuka baba barigeze bagusiga ku ntebe y'ishuri bakavuga ngo bagiye gushaka amafaranga. Uru ni urugero nkunda gutanga. Umuntu wagusize mu wa gatandatu, ugeze mu wa gatandatu primaire, akajya Kigali ngo agiye gushaka amafaranga, warangije segonderi yawe na kaminuza urayirangiza, izi fagite ndatekereza ko wabo kabaye uzifite, urayirangiza, wa muntu wagiye gushaka amafaranga ntayo yari yabona. Bisobanuye iki? Yuko ko abantu bose, yaba ngewe banca intege, mbabwira abashobora kunyumva nti mutegereze bano bantu murebe ko ejo bundi amashuri ntabanyarangije aba bantu nta mpinduka, nta kintu kidasanzwe bari bakora. Rero abavandimwe bari hanze, abapapa, abamama, urubyiruko bakuze, batekereza ko hariho ipfunwe biteye. Nta pfunwe biteye, ndi kubona ubuzima bwa none, ndetse ndi kubona ubuzima burimo bukurikiraho twinjiramo nk'ubuzima bukeneye ko bundi byanze bikunze umuntu yakabaye yarize. Ese nagwa nk'urugero rumwe, ndebera nko muri uyu mujyi wa Kigali turimo uyu munsi wa none, urabona byoroshye ko abantu benshi dufite n'abashoramari, abantu bari gutuma imirimo iboneka n'abashoramari, ngo abashoramari abashinwa, abaturukiya, kujya gukorana nabo urabona byoroshye. Na wa mubare wacu ngo rimwe guteranyaho rimwe ngubwo nzi imibare, ngo ijana guteranya ijana ngo ni 200 ngubwo nzi imibare, na rwa rurimi rumwe onuri byonyine. Ndatekereza rero ko abantu bagatekereje ko dukeneye ubumenyi, mu bumenyi dufite dukeneye kongeraho n'ubwo mu ishuri. Rukunde Emmanuel, umwe mu barimu bigisha Gumyusenge amasomo arimo na siyansi, yemeza ko nta mwihariko uhabwa Gumyusenge mu kumwitaho, afatwa nk'abandi banyeshuri, ndetse ngo niyakosheje acishwa akanyafu, gusa ngo ni umunyeshuri uzi icyo ashaka. Ni umunyeshuri nk'abandi, ariko akarusho wenda nava ku mwihariko kuri we, ni umunyeshuri ubona ufite umuhate kurusha abandi, kuko kuba yaraje kwiga asa nk'akuze, yaje azi ikimuzanye. Nawe no kuva tumufata nk'abandi banyeshuri, nta kibazo, yaba ari nikosa akoze aremera guhanwa nk'abandi, nta kibazo. Ntago we yitwaza wenda yaba ari mukuru, oya, yifata nk'uko abandi nabo bifata. Yego wenda birumvikana, ariko nanone ko buriya yaje gushaka ubumenyi, nanjye nkora buryo ki ngomba kumuha ubwo bumenyi kimwe nk'abandi. Nanone yego burya hari uburyo ushobora kumufata bitandukanye n'abari abana, ariko iyo ari mu ishuri tumufata nk'abandi banyeshuri, kandi yaba ari nikosa cyangwa ibyamunaniye, nimba ari nk'akanyafu wenda agomba gufata cyangwa agomba gufata babyishe, nawe aremera kugafata nta kibazo. Ngirinshuti Jeanne Paul uyobora ikigo Umucyo School Gumyusenge yigaho, umunyeshuri ayobora amurusha imyaka 10 yose, ariko nawe yemeza ko umuhata no gukora ibintu abikunze bigaragaza ko inzozi ze azazikabye. Nkebana Jean Pierre nabyakiriye neza, kuko numvaga ko bishoboka ko umuntu ashobora kwiga ari mukuru, kuko nagiye gukurikirana film theatre yitwa Urunana, numvamo umugabo witwa Bushombe wagiye kwiga kandi agira ikigo kimwakira, numva iyo inspiration iramfashije ku buryo nta kibazo nagize kuba namwakira, ariko naratunguye kubona umunyeshuri uturuta uri mu kigero kirenze cyane cyabo dusanzwe twakira, ko twakira abana ba maternelle, tukakira ba primaire, ariko byarantangagije cyane kubona nyine umuntu w'umugabo afatiye mbere akavuga ngo ngiye kwiga.
ariko nanjye aranduta kuyobora umuntu nduta, ariko burya iyo byabaye inshingano kandi bikaba ari ikintu tubona ko nitugiha umurongo mwiza kizabyara ikintu kiza ejo hazaza, nta kibazo kiba kirimo kugikora kandi kigenda neza. Si uko akuze, kuko hari benshi bakuze batabishobora kuba bakicara mu ishuri bakurikiza instruction z'ishuri. Ni umunyeshuri mwiza kuko agerageza kubaha gahunda zose z'ishuri nk'uko ziteganyijwe, niba ari kuhagera hagerera ku gihe, niba ari amasomo arayatendinga, niba ari igihe cyo gukorozinga amasomo akakorozinga, niba ari igihe cyo gukina agasohoka mu ishuri agakina n'abana, agakina umupira, bagakina agati, bakabyina indirimbo, niba ari indirimbo turi kubigisha runaka tukayishyiramo bakayibyina. Ni umunyeshuri mwiza wakitinga neza kandi ubona ko ibintu ari gukora abirimo neza. Ntekereza ko natagira ikindi kintu gishobora kumukoma mu nkokora nubwo tutakifuza, ariko intego zazazigeraho, tuzamuzamura tumugeze ku kizamini cya leta gikore, nitugira amahirwe tubona ubundi buryo aje ushobora kuzakomeza kwiga n'iyo segonderi na kaminuza nk'uko yabimbwiye nk'inzozi za kushaka kwiga akarangiza ibyo byiciro byose, rwose azabirangiza kandi bizagenda neza. Ku ruhande rwe akunda kwiga, akunda ikintu cyitwa ishuri, akunda abana, ni ikintu mbese ubona kimurimo, kuko kuva yaza kwiga mbona byatinga neza. Nta nubwo arasiba ishuri ngo mbwire ngo wenda ngo ndumva ngo ntashaka kuza kwiga, ngo wenda ndumva ngo wapi, oya. Uko yaba ameze kose araza, aberdo utameze neza yihangana nk'umuntu mukuru, ariko akatendinga ishuri. Muri Kaidapere kenshi nyuramo ngera kuri Jean Pierre ngasanga rwose hose araza ku ishuri. Imvura yaguye yaje, imvura ntiyaguye, izuba ryavuye yaje. Ni umunyeshuri mwiza watendinga neza ikintu cyitwa ishuri. Ukurikije imyaka afite n'intego afite yo kurangiza amashuri abanza, ayisumbuye na kaminuza, Gumyusenge azamara imyaka 15 ari ku ntebe y'ishuri. Bivuze ko nta yindi nzitizi ahuye nayo yarangiza icyiciro cya mbere cya kaminuza afite imyaka 53. Kuri ubu ishuri yiga muri rigenga, ariko ntabwo rimwishyuza amafaranga y'ishuri, ariko yishakira ibikoresho. Kimwe mu byo akeka ko bishobora gukoma mu nkokora umugambi we wo kuminuza ni ubushobozi buke bwa mikoro, naho Gumyusenge ahamya ko atazacika intege ku cyo yiyemeje. Tito Dusabirama, Flash TV.